Karibu. Ari John? Isi Neymati. Ntabwo nakizera ko ari wowe. Ni njyewe. Hi. Hi. Meze ute? Meze neza. Karibu. Star. Mwana umva iminsi myinshi. Myinshi cyane. Kimu arahari se? Kimu nawe uhari. Nje gushaka Kimu. Hari gahunda twari dufite. Ntabwo urusha kudusura? Nje kubasura ariko nanone Kimu niwe muntu w'ingenzi warunzanye hano. Sibye ko bitabuza uko wenda twaganira kuba mpagusanze. Ako nta n'ikibazo twakiganira. Kimu nyine nawe uhari ariko twaganira nta kibazo. Ugiye he? Kimu yagiye nyine mu kazi. Urabizi nyine agomba kugenda agakurikirana ibyo mu kazi. Rero ntabwo araza. Mwahanye gahunda ko muri bubonane? Twahanye gahunda ariko ntacyo ubwo ngeze mu rugo wenda uraza kumumbwirira wamuhana kabisa nta kibazo. Tugenda se kugera ntawe rwose. Gusa tugenda kandi yenda kuza ikiza twaba tuganira no kabatsi ndumva nta kibazo. Ntacyo twari twaganira. Gusa wabaye bwogaje. Urakoze cyane. Urakoze. None ikibazo kiri? Ariko nawe ndabona nawe nyine kumbuye nyine habashize igihe kinini ubundi uragenda Kimu mwahuriye aha mwapanze ibyanyu nyine gishisha uze natwe dusure ubutanze ubu ndishimye ntabwo wabyumva ese simba nguhaye umwanya se nawe tukaganira hari ikibazo umwanya wawe ubwonko bwo mu kanya uraje bikubita uragiye ni ukuvuga ngo bitewe n'akazi dufite ukuntu kaba kameze kubona umwanya wo kuganiriza undi muntu ntabwo biba byoroshye uwo kuganira ubu se Kimu warusha kumureba mutaje kuganira nanjye nakubwiye umutegereje tube tuganira naza nyine mukomerezo nta kibazo twari tugiye kuganira kuri gahunda z'akazi rero gusa ndishimye wenda mo gake kuba nawe mpagusanze sinsange urugo rubereye aho ni byiza nawe ndabona harabaye inkumi we hanze we kanze bite byiza ndeba icara umeze bite meze neza none sikuvu ntunguye se utambwiye ntabwo yanze ko musanga hano uraje kureba nje mutunguye ngo ndebe ko nakubona ndabona sigaho usa neza wabibonye nabibonye kabisa amafaranga arahari ibintu biriho sikutambye nanjye urabona ameze neza ntacyo narenza mvuye hanze ibintu bimeze neza abana bo hanze mamusa neza ndimo nateye imbere cyane ntuzanyibagirwe ariko we ngo na Kimu ngo mwarashwanye yarankatiye nyine naramwanze yaranyanga turashwana nyine byagenze bite yaranyenze nyine abahungu muri iyi zi umukobwa mwiza nkawe koko nzabona abandi ariko nawe urahari utareba koko ntago areba umukobwa mwiza nkawe akakwanga ubwo wabibonye nta kibazo ahubwo ibyo tubireka usanze rero ndimo kugenda ariko wari ugiye mfite igitekerezo hari business nshaka gutangira shaka akazi mva kana sibiza abakobwa beza buri gihe tuba tubakeneye ngo tubakaze suri guteretwa nande sha disembo nyine kwa kundi usinjya mpinduka wikomeyeho hanyuma ubwo uzarongorwa gute ariko buriya ndacyategereje nyine ibyanjye wasanga biri hafi cyane nyine binyegera ariko senga wizeye bizakunda senga wizeye ubwo si ibyo bihuriye n'amasenga ntawe senze imana ngakorwe n'isoni nyine icyo bishatse kuvuga ntukavanga amadosiye gusa gusenga ariko nta n'ikibazo umuntu nyine
ubundi urasenga nyine ukavuga ati Mana ukomeze unyegereze ibyo ukomeze nyine ubinyegereze bize binsatira ni kubona ukiri umwemezi nka kera umuntu yapfa kugutereta byoroshye kumbona akajuru ntabwo wemera ko abantu bahinduka se kuki uzana ibintu bya kera ukongera ukaza warahindutse nyine hari igihe nk'ibintu umuntu abiteke nyine aba akifite ubwana ariko narakuze kameme ndakeka ariko ntacyo wabaye mwiza biragaragara ku buryo nyine ushatse kuba yaza kwaporocinga rwose yaza byo bakaribu baze kuki se wumva ntahakariba abantu bose umuntu wese uzare erega njye nta nubwo nkunda kuva hano nta nubwo nkunda nyine abo nyine nkunda abantu baza babwira kubera urukumbuzi rero nibagenda ibaze nuko hajya ibaze ko kubera nacanganyikiye kubera hano mu rugo twitanaga baze nadushatse twisanzuranya urana umukozi wacu yari yaragiye mu rugo niyo mpamvu yaratinze gusa hajya kubera rero kumuhamagara ukuntu twishakiye kandi sinshaka hajya witwa iseka afite ubwoba impamvu buriya ni uko yarengeje iminsi nari naramuhaye none aje afite ubwoba gusa nta kibazo uzi igihe cyangwa uracyakarishya akaba ariyo mpamvu wagiye wiha akabanga umva genda umumbwirire muhite wowe na Edi Bless munegurira umureti then ugiye harara ubu nabonye muri frigo nta kintu kirimo bakuzanira iki agasitro nta kibazo gakonje uzane fantasito then n'uwo ngo nawe asigare akora umureti vuba ava mu ngirire vuba pe sibyo ni ukuri murakoze kuzana nari nibagiwe ariko uko baje reka babikore tube tuganira bashyiraho mugira vuba wakera neza noneho mbona uyu munsi yabaye umwana mwiza byagenze bite buriya wasanga ari igikwiye kugira ngo ushake umutekera kareti uko byagenda kose buriya ziriya ntabwo ari impuhwe rwose cyangwa arimo arigira mwiza kuri uriya mutipe nabonye yarawiboga birashoboka none ise reka ngiye nkubaza yego ndi ko bosi ko tutegereze tuvugana n'ibintu bijyanye n'umushahara n'ubu ngubu ahemba neza nkawe musanzwe mukorana bosi ahemba neza nta kibazo ntabwo yakwambura rwose nizere ko banarya neza izi bintu by'utunyama ndabikunda nta kibazo inyama nazo zirahari yego cyangwa rero niba hari n'ibintu by'ibiryo bimeze neza nubwo uriya mukobwa yajya ambwira nabi ngewe numva nta nicyo byantwara ntabwo bakubwiye ko tugiye gutega akareti se akareti natwe turarya hose uramumavuja ntabwo yakaguhaho uriya nibone yarahirya urimo hariya hirya ntabwo uriya yakaguhaho uriya arakaze ariko ku biryo nta kibazo yego ntabwo namwizera njye ukuntu namubonye yaranyumije impamvu uriya mukozi wanjye yaratinze buriya yumvaga wenda ndi bumubwire nabi bimwe baba nyine buriya abatekereje byinshi ariko nawe nabonye harimo akantu bishobora kuba umuhabura cyatari ntabwo nzi nyine abakozi igihe cyose nyine baba bafite ubwoba ntabwo byabura ariko nyine arakoze kuza nyine atumye nibona umwanya wo kukuganira se nshaka ko mbona utereka ijisho nka kera nizere ko bya bintu byawe byo kuresha abantu wabiretse ibyo ngibyo rwose winzana mu bintu bya kera wabimbwiye kuva kare ariko ntabwo mbishaka nyine by the way reka tuganire ku kintu cy'ingenzi cyari kinzanye aha kuko ndumva nabyo byabaye ari byiza kurushaho nawe ubimenye cy'ingenzi hagati yanjye na business ibashe kugenda neza yego gusa usanze nari ngiye kugenda ariko ngo ufite inkuru nziza iyo nkuru niyo nyine kumva ndashaka gukora aka business kandi nshaka ko ubimfashamo tugatera imbere urabizi nta kintu nakagufasha urabizi umukobwa mwiza nkawe ndamukeneye wambonye ariko ibaze uryamye mu bitiza bya Arona muri business urabona bimeze bite bimeze neza bava rero ukuntu tugomba kubigenza urabizi nakoraga kwa Kimu kandi
iriya business urabizi ifite abakiriya kandi nanjye urabona dushaka gutera imbere. Yego. Ndagira ngo nshakire amanimero y'abakozi barimo hariya. Urabizi uri n'inshuti na mushiki we. Cyane. Urabizi tugomba gufata bari abakiriya tukabagira abacu business igeze. Icyo nicyo ushaka ko ngufasha. Nicyo nshaka kumfasha kandi urabizi ndagukunda cyane. Icyo gusa. Nicyo. Ndabikora nk'uwikorera. Maze business yacu igatera imbere kandi. Ndabikora nk'uwikorera. Ukaba madamu Arno. Cyane. Kandi tugenda tumeze gutya. Cyane. Cyane. Urumva ibintu kubyumva ute? Ndabibona neza. Turabakire. Ubundi niwe naburaga kabisa. Yaranyumije rwose. Ariko nizere ko bose hano bahemba neza. Kuko kumva ngiye navuye ubundi kuntu bimeze. Ngiye navuye ahantu nari nifite akazi ko guseriva. Turaganira arambwira ngo muhe nimero sibyo? Arambwira ngo muhe nimero. Muhaye nimero turavugana nibwo naje nisanga hano ubu ngubu naje ubu urabizi ko mabaje n'undi yongera anyirukana wa mukobwa. Ndabizi. Yongera anyirukana. None ubwo rero ntaba nataye akazi kanjye mwongere nze hano sange n'ubundi amafaranga memba ntacyo yamarira nica n'ikizi Icyizere ntabwo byavamo nyine ukumva yaba ari nabi nyine yaba nsize hanze none se reka nkubaze yego ubundi kuba ari abantu nabonye ari abana batoya nta mafaranga bayakwiye kubaka ibintu byose bimeze bityo kamubwira inshuti yanjye ntabwo nabimenya arabizi abakire ntabwo wamenya amafaranga abo abantu baba bayakuye gusa bigaragara ko ari abakire ariko ntabwo nabinjira kuko ntabwo nabimenya nanjye ndi umukozi nawe uri umukozi ariko uzi n'ibyo bakora nyine nkawe mumaranye igihe kinini reka nkubwire pe ntabwo namenya ibyo bakora gusa umuntu bajya mu kazi kandi umukire iyo ajya mu kazi ntabwo amaze ngo ukore iki waba ugiye kwinjira mu buryo iyo mutajya muganira se ko bose nabonye byibura ari we mwana mwiza hano mu rugo niyo muntu nawe tugihura umunsi wa mbere niyo muntu navuze ati uyu muntu afite umutima mwiza kuko umuntu wese umpa akazi ako kanya kambwira ngo hano bimeze bite niba bitameze neza uze ngo akazi uwo muntu afite umutima mwiza yego we nabonye muzima none se ntabwo yabara kuganirije nk'ikintu akora urasanga afite n'ibikampani hano turaza kubiganiraho nyuma ahubwo ikintu ushaka kugira ngo tuganireho gatoya muri iyi minsi bikora mbona business ya Kimu iri kugenda nabi niba ariko business ni Kimu wenyine cyangwa uyifiteho umugabane of course turabifatanyije bigenda nabi gute kubona biri kugenda nabi abakozi kwifata uko biboneye imva n'abashyizeho imigabane bari kugenda bashaka kuyigurisha mbese mbona harimo ikintu gikomeye cyane kandi kambanze ndeba abakozi ibyo bambereyemo mwakire deni tusura business iragenda nabi biri kugenda nabi kandi icyo kintu muvagira vuze tukiganiraho kuko ni ibintu by'ingenzi cyane birebire tazi ukuntu bimeze ariko nawe sinzi impamvu utamenya amakuru kandi nawe nkuzi abantu nkamwe bamuzi utuntu dutukuru turi aho ngaho nyine nibyo ntabwo bishe ariko ntabwo namenya ibyo umukoresha akora ko nanjye arankoresha kanampemba gusa mpemba neza nawe uza guhemba neza ariko ntabwo namenya business ziwe ko byashoboka kose ariko uriya mubosi ashobora kuzahemba neza tu ahubwo ikibazo aho gisigariye uyu mukobwa nabonye aha ngaha uri ku munsi wa mbere twararwanya uyu ngubu ibintu yanyeretse numiwe yigize umwana mwiza kubera umutipe yabonye hariya nta kibazo nawe uzamumenyera muzamenyerana ubundi reka tubyihorere tugende neke karakariti nawe ukubite ibintu yakubwiye vuba vuba aza kuza agatwatsa mu mutima atabereza bene wacu naza gusanga inshuti yanjye
cheers ku buzima bwacu Mm. nuko rero bimeze Eh. hanyuma se sha urugendo rwo hanze ndabona warabaye n'inzobe warabaye n'iboga se byari bimeze bite? I can imagine how am I with a beautiful guy like you. Beautiful Yeah, as you say. of course. Okay, thank you. Ni ibintu byigaragaza cyane. Nice to meet you too. Okay. Wari umeze ute se? Shameze neza ahubwo mbwira uko urugendo rwagenze. Sha urugendo rwanjye ntabwo rwagenze neza. Wirunyibutsa ahubwo. Cyagenze bite rero? Kim yarampemukiye umva bitavugwa ariko. Kim yarampemukiye cyane. No, ajyaye mu kazi? Kim arahemuka n'umuntu nk'abandi arahemuka nawe. Ugize ngire gutya ngere hanze. Ngire gutya ambwire ngo aranyohereza amafaranga nirangiza ntayampe. Mbwira ukuntu byatangiye. Wagiye utese? Nagiye nateze indege ndagenda Amafaranga arayawe. Amafaranga yaraye ariko byaje kuba ngombwa ko amafaranga nikoraho hari ibintu yari akeneye ndamuha amafaranga yanjye ndangije ngeze arambwira ngo araza kunyereza afanga kugura ibintu birangira atayama birangira ngarukiye aho ngaho. Bigahura bite se na gukomeza ko numva se wumva utari kubyemera hari ikibazo gihari. Oya nta kibazo gihari nta kibazo ukomeza. Nyine ukuntu byagenze Kim yarampemukiye cyane gusa naho nshaka kubigarukaho cyane ariko ikintu nshaka ngewe nuko Kim nge nawe twaratandukanye ndashaka gukora business zanjye bwite cyanjye kandi ndabona umukobwa mwiza nkaye wabasha kubimfashaho. Okay, ntabigufashamo ntacyo nyine turi inshuti kandi no kwisi tubereyeho gufashanya na kibazo. Birumva Kim twari dufite abakira kwa Kim gusa ndashaka gukora business yanjye ije kumera nk'iya Kim gusa wabimfashamo kubera Kim n'umuntu muziranye ndabizi uri muganga we buriza amabanga yiwe menshi. Oya nta mabanga ntayo nuko umubona gutyo ku bitaro ni nk'abandi barwayi bose nkuko nawe waza nta bindi birenze pe. Nashaka ko wamfasha nkajya mbona amanimero menshi y'abakiriya twari dufite hariya akazi wanjye kugira ngo business yanjye ibashe kuba yakaguka itera imbere. Mbega ukompete na Kim ariko hari mwafu ikintu gikomeye niba yarampemukiye uko nari ngiye guherayo hariya hantu. Shoka bitesera. Oya ibyo ngibyo tube tubiretse gusa uragaragara neza umeze neza. Okay, merci. Bakobwa niko tuba tugomba kumera. Nyine ukuntu mba nkubona ubereye umusore mwiza nkanjye kabisa. Gusa nyine ibintu tube tubiretseho gatoya gusa bitekerezeho. Ibiki? Ukuntu nkubona uri mwiza ukeneye muri iyi minsi umusore ugomba kuba ari kukwitaho. Merci ariko oya ibyo ni ibintu twakwigaho mu minsi iza. Ntabwo ari ibintu byahita bifatirwa umwanzuro kandi ubyigaho cyane ukeneye umuntu ugomba kujya kwitaho akakubaza uko waraye uko wabyutse waza nimba wariye akaguha keya. Aha ni ibyo nyine ariko uretse ko nanabyishobora ariko ni ibintu twazagenda tuvugana uko iminsi igenda iza. Ugire bitekerezo dore umukobwa mwiza ukeneye umuntu kuba mu rukundo biraryoha. Iyi nigeze kurubamo ariko nyine aka kanya bwo ugire bitekerezo cyane kabisa ibintu ugomba bimene neza gusa nizere ko ibyo twavuganyeho ugomba kubikora ugomba kumfasha. Yego nta kibazo. Anyways none se imibanire yawe n'abandi bantu bo hanze ubwo nyine imibanire yawe na societe imeze ite? Havuyemo icyo kibazo nagiranye na Kim iyindi mibanire yindi yo ku ruhande n'abantu imeze neza nta kibazo. Gusa Kim yarampemukiye naramubabariye ariko nyine njye nawe byararangiye ntabwo ugomba kongera gukorana. Icyo nshaka ni ukwikorera nyine nanjye ubwanjye ngatera imbere. Burya gukorera burya n'abantu nasanze atari ibintu byiza cyane. Niwe waguhemukiye cyangwa niwe wamuhemukiye? Niwe wampemukiye. Wowe wamukoreraga ibyiza gusa? Njye nagerageza gukora nk'umukozi nkitwara neza mu kazi gusa nyine kuba yarampemukiye byararangiye njye nawe ntabwo tuzongera gukorana. Okay.
ubwo nyine ni ibyo nta kundi mugomba kubana gutyo ndumva ariko mugiye kuba abakompetiti. ubwo umuntu agiye gukora business nawe ufite business ugomba guhanganira abakiriya. Ese ntihazavamo kwihimurara ko numva ngo guhemuka ngo uyu yahemukiye uyu yahemukiye uyu. Oya njye ntabwo ngomba kumuhimuraho, byararangiye yarampemukiye, ntabwo ngiye byo kumehemukira njye ntabwo mbirimo. Reka twinywere ku buzima bwacu naho ubundi ibyo by'ubuhemu no guhemuka byo. Yego gusa nyine icyo nakubwiye ugomba jizirikane. Oya nta kibazo tubereyeho gufashanya buriya mu isi. Saba rero ubwo rero ibyo nakubwiye bizirikane, reka ngende ugende ubitekerezaho. Ariko koko mana yanjye ibi ni iki? Kuko twari kumwe tumeze neza twese, arifasha arahaguruka aragenda, ntabwo mbwiye ikintu kibaye, ngaruye nta kenge ngo mukurikire, nsanga ari kumwe n'umuntu namubwiraga ko yangambaniye. Ubu koko muganga yaba ampemukiye nawe akangambanira nagira nte? Kuki se ubundi namubwiye amabanga yanjye yose? Ibaze nk'ubahishuriye ari nuko ndeba, mana ndagira nte?